muraho neza. Uyu mwanya tugiye guteka pate jaune. Turakenera ifu, dukenera kunyu, dukenere n'agace gato k'igitunguru n'utuvuta dukeya nk'uko mutubona no mu isafuriya. Noneho hano ngiye gushyiramo agatunguru nkareke gashye neza n'akunyu. Nindangiza ndaza gushyiramo amazi. Rero agatunguru kanjye kamaze gushya, aka gatunguru ndamenye ko gahiye neza, ariko ushyiramo amavuta makeya pe. Ndangiza ndaza gushyiramo umunyu mu mazi. Ndangiza nshyiramo agafu gake, ndagenda nshigisha nk'igikoma. Kuko rero iyi pate jaune mfite igenda ifata, iragenda noneho kigeraho kibe agapate jaune nyine kameze nk'ubugari bw'ibigori. N'ubundi ibi ni ibigori ariko by'umuhondo hano. Ahangaha rero duteka ibiryo byose bibaho, keretse ibiryo utazi, kandi byose biba byoroheje. Ntabwo nteka ibiryo bigoye guteka kuko nanjye mba niga nkamwe. Rero niba utarakora subscribe cyangwa ukabuza umuntu ushaka kwiga guteka nkanjye, ukumurangira iyi link yanjye ukabimusangiza nawe akimenyera guteka ibiryo byoroshye kandi byihuse binaryoshye. Sibyo biryoshye cyane nk'ubu bugari buryoshye byatanye. Noneho igitunguru cyanjye kuko kiri gushya ngiye gufata kiremo amazi d'abord. Amazi rero nabanje kuyatogosa. Ngiye gushyiramo amazi. Nimara gushyiramo amazi ndaza gusigaza amazi ndi bugende nongeramo. Ndarekera aya ngaya bitewe n'abantu ndi bugaburire. Noneho ngiye gushyiramo umunyu. Noneho akunyu ndashyiramo gake cyane, kakarahagije. Ndangiza mvange neza, akunyu kanjye gafate neza. Kamara kubira ndaza ngende nsukamo agafu gake mvanga nk'uri guteka igikoma kugeza igihe bikari bufatire. Nizere ko uri kubireba. Ngenda mvanga ngenda twa ku mwuko kugira ngo itaza gufata nyine igakomera. Wowe rero ushyiramo ifu bitewe n'abantu uri bugaburire. Nanjye nshyiramo ifu kimwe n'amazi bitewe n'abantu nshaka kugaburira. Ushyizemo amazi menshi cyane n'ubugari baboneye cyane. Rero urabona ko igikoma cyanjye cyafashe, nshaka ndarekera hano. Urabona ko kiroroshye, ariko uko ugenda ukoroga ifu y'ibigori niko imeze, igenda ifata. Kugira ngo rero utaza guteka ubugari ukihenda bukaza kukubana ikintu gikomeye cyane ku buryo no kuburya bigoye, ugenda uvanga nyine kano gakeya buhoro buhoro. Iragenda ifate iba ubugari bukomeye, burarangira nyine ikomeye. Urabona ko uko iminota igenda ishira, ndashaka kugabanya umuriro kugira ngo ntabushiriza butarashya. Uko iminota igenda ishira iragenda kamera neza. Noneho niyo kamara gufatana neza, ndaza kumazaho umwanya kuko ibigori ntabwo ari nk'imyumbati iyo bitinda gushya. Ndakomeza mpindura ngacamo kugira ngo impande zose zize gushya. Nimba rero utaruzi guteka ubugari, hano byose turabyiga. Tuzateka nubwo imyumbati, ureba itandukaniro rihari mu guteka ubugari bw'ibigori n'ubw'imyumbati. Urabona ko ndabwitara ku buryo hose making ashobora kuhageza umuriro kandi bugashya. Ubu rero buraryoha cyane. Nta yandi mazi nongeramo, aya ngaya arahagije ko nakoze igikoma kigenda gifata.
urabona ko biroroshye cyane cyane. Noneho rero urabona ko uko ngenda mpindura bugenda buyaga kubera ko bushya ntabwo buba bugisa umuhondo nk'ibigori. Uko ngenda mpindura bugenda busa neza bwegerana, uko mbuhinduye bufatana no ku mwuko uko birebye bigenda bisa n'ubushiraho. Noneho ngiye kubereka neza, ngiye kubwarura neza nyuma y'iminota nk'icumi-15 ndi kuvanga. Ngiye kubwarura neza indangiza mbereke ukuntu buryoshye bwahiye. Ubu rero nyuma yo guteka ubugari urabona ko burahiye busa neza cyane. Ariko rero ubu ushobora kuba wateguye ifi ku ruhande. Rero muri video y'ubutaha tuzarebera hamwe ukuntu wateka iyi fi warangiza ukayirisha ubu bugari. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane, naho ubutaha.